ko imanzi umuhungu w'imanzi n'umukobwa w'isugi ubwenge bwabo buba bukiri hasi cyane nyine ntabwo baba bacamamutse nk'umuntu wabikoze ushatse kuba ko nta bwenge ngira se niba uri ntabwo waba ufite ubungana reka ngire bazanga mu muhanda ubwo niba uri imanzi twaganiriye kandi ko turi kuganira ahubwo irinde kuyitwika aho kujya mu mico w'umwana nushaka kubikora inshuro igihumbi ariko ubyirinde ubwo inshuro igihumbi izo ushaka pe ariko wirinda kwica umuntu ahubwo irinde mbere yo kwivuza urajya kwica umuntu wakwirinze gutwita koko niba ubonye waritwise genda ibyari namwe bamukuriramo abana mada imana Oh yes, reka mbifurize kugira ibihe byiza nshuti bakunze tudasiba kubana umunsi ku munsi mu biganiro byacu bigezweho ku makuru agezweho. Murabizi ko najyaga nzenguruka hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda mbatembereza mbashakira amakuru hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda. Uyu munsi rero dore turi kumwe na Deriva itangaje, ni umukobwa ni mwiza, nimba uri kumubona nitseko ubwo abahungu mwabyumvishe zo kubyandika muri comment tubwire ese uyu mukobwa ameze ate. Riri mwaha ikaze kuri channel yacu. Murakoze cyane nishimiye kubana natwe turabyishimiye cyane. Amakuru yawe se? Amakuru ni meza nta kibazo. Urasa neza. Usa nk'ufise amafaranga. Urasa naryo pe. Uzi ko nta makuru wari ufise. Amafaranga yura yafite bimeze bite se? Twishimiye kukwakira wana. Murakoze cyane nanjye ndishimye. Nishimiye kubana namwe kugira ngo tuganire ku bijyanye n'ibyo nkora. Ego. Bwo barabyumva n'ubundi murabizi musanzwe mubona hirya no hino ku ma platform agiye atandukanye akora massage bamwita Dr. Riri massage. Amazina ye cyo shira akantu ka docteur ariko. Niba ushaka nujya kumuvuga ugishyira akantu ka docteur aho uherereye hose. Ubwo ngubwo rero tugiye kubana nawe adusobanurira neza ibintu akora by'ama massage, adusobanurira neza uburyo babikoramo, ese ubwoko bwa massage bakora bombe bumeze bute, ese kubera iki abantu bakoresha massage. Ibyo ni ibintu byose agiye kuba yatuvira imuzi n'imuzinga bidusobanurira neza gatanu k'igatanu kugira ngo twese dukomeze kugenda dusobanukirwa neza 5 kwa 5. Ubwo ngubwo bibaye byiza, ariko nabanza ngakubaza amakuru yawe mu buzima busanzwe, ubundi ukanza gatubwira Riri ni muntu ki, Riri yaje mu bintu bya massage ryari yabije mate. Kiri mutoya nta mwana nta mugabo. Iyo uvuze muto ushatse kuvuga iki? Iyo uvuze muto ushatse kuvuga iki? Nyene ni umuntu kiri ku isoko ihite yabona umugabo akaba ku rugo. Burangiye numva iyo urukundo kwafite abana wenda ndi umuntu ndi umufemeri. Ero umubyeyi. Nje mba numva yivuze umuntu mutoya abari w'abakobwa ba leta. Abakobwa ba leta urabazi? Abakobwa ba leta wagiye wumva n'abandi bajene benshi bagiye bafunga bavuga ngo bari abana ba leta. Abana ba leta n'umwana uri munsi y'imyaka 18 mayi nka data. Ziko nta makuru wari ufise. Oya ntabwo ndi muri abo. Nuko wari uvuze ngo umukobwa mutoya kandi nibo nzi ko nyine ari abana batoya. Sindi umwana sinashaje nyine ndagati. Uri hagati uri mu rugero. Nanjye nuko rero Ego. Riri ni umwana wa gatatu. Abana tuvukana. Abana bangahe? Abana 9. Riri wa gatatu. Yego. Isindi. N'abandi bose bakora massages? Oya wese afite. Narigize ngo bose barakuyobotse bakora ama massage. Njya naga ari ngombwa ngo tubijye deep n'ubundi. Reka tukwibarize nabo nitubakenera tuzabahamagara badusobanurire. Okay, anga ariko ni fresh dore ni neza cyane dore tuba twakwakiriye tugira ngo tubanze dusangize n'abakunzi bacu abagende batubwira ati uyu mukobwa ubundi mu byandike muri comment kuntu muri kumubona arasa neza, ni inzobe, afite ubwiza bw'ubwenge butangaje urebye nta kintu atwaye. Nanjye mbaye nka wa muhungu. Nanjye nguteye umutomati n'ubwiza bw'ubwenge butangaje. Ibyo bintu nabyumvanye umuhungu w'umujene wanjye n'ubundi usanzwe gukora ama content, niyo mpamvu mbanganyishijemo. Ariko byari fresh watugura ukuntu winjiye muri massage. No kuvuga ngo uburyo ninjiye muri massage. Massage imbere nabona insobanukiye mu massage n'iki nkuko
n'abandi bose batayisobanukiwe bazi. oya nanjye ntabwo mbisobanukiwe. Noneho ahantu nakoreraga rero hegeranye n'ivuriro Yego. yari ifitemo massage rikora n'ubundi buvuzi nyine butandukanye. Ndabyumva. Uwo mukobwa agakunda kuza ku kazi kanjye ko hari hegeranye akangangiza cyangwa ari gufata ikintu cyo kurya. Umunsi umwe rero arambwira ati se waziyiziye ko bose ari gutanga training ku bana bishakira kwiga ibintu bya massage. Harimo n'imashini zitandukanye ariko izo mashini zikora mu maprive gusa. Leta ntabwo bapfa kuzibona kwa muganga. Yego. Izi za quantum machine zikora medical check up, electronic nerve stimulator, imashini zibura imijyana n'imigero y'amaraso ava mu birenge ajya ku bwonko. Harimo iza detoxification machine, imashini zikora imyanda mu maraso, n'izindi za massage bari bafite ibikoresho bihagije. Yego. Arambwira ati se ko bakwigisha imashini bakanakwigisha massage waziyizi ugasaba training ko gutanga training ko bashobora kugira n'akazi. Numva nyine nawe ndabikora neza ndakasubira ibintu bya massage ngo nabimenyera. Kandi n'ukuri wabimenya kandi ni byiza arabinkundisha mbere ukuntu biri ari ubuvuzi. Ndavuga ati wa mugari ahantu nakoraga numva nakoraga amasaha menshi. Hari ukuntu hari igihe twakoraga icyo gihe ukisanga wakoze amanywa ugakora nijoro ukaza kuruhuka undi munsi wose urumva ubunaniwe. Ndabyumva kabisa. Bo barakora bakageza saa 11 biza amahirwe bakaduniga nkimenya n'akazi byaba ari vrai. umwanya wo kuruhuka. Nuko nyine bosi wabo ariko agakunda kuza kwifatira agakofi nawe ku kazi ariko mutinya nk'umugabo utinyitse. N'ubundi birumvikana nakuveye ku mu boss. Ariko ko hari na departement yigeze kujya gukora mu Rwanda. Yari yubashwe cyane n'umugabo utinyitse ukina mubona ubona nyine ntabwo apfa kumubwira ibyo ubonye. N'uwadanje. Umunsi umwe nimwakira ku kazi nzemera mu bibubazeho nzabuhiye. aho banyagira impano yo kwakira abantu muri discipline. Nkagira igikundiro cyo kwakira abantu neza nabo bakishimira serivisi mbahaye. Nakira noneho nanjye ndabona ati se byashoboka tukaganira aho gato nta kibazo icara. Nyine ko akunda abakire bavuga nta kibazo mwakwicara bakanagafata. Yafata akantu ko kunywa ndamubwira ati hari amakuru namenye ko muri gutraining ibintu bya massage mukanigisha na ziriya mashini zo kwa muganga. Ikibazo nanjye mukize mu mubare wabo mu training mukanyehera stage. Nta kibazo. Aravuga ati se urabishaka? Ndavuga ati ndabishaka. Muri serivisi tayari kwiga. Yego. Kubyiga. Ndavuga ati ni ukuri ndi tayari. Nuko byarangiye nyine ambwiye ati uyu munsi uyu n'uyu uzaze hazaba hari n'abandi ubwo bazaba batangiye nta kibazo uzazitangirira n'abandi. Mba ntangiye training gutyo. Nakoraga training ariko hari amasaha nakoraga natangiraga gutyo mu masaha ya saa 5 za mu gitondo akazi. Nkagenda mu gitondo saa 12 bakadutraining saa 4 nkajya mu kazi baratraining abigeze igihe bimenyeye akazi hahandi ngasizira. Nuko nagiye mbikunda. Ubaye massage none ubu ngubu turakuza urucyamamare. Wabitangiye ryari se? 2019. Mu gifaransa ubwo mu kinyarwanda ni 2019. Imyaka 6 irihiritse. Kuri umurejande. Kuri umurejande uraza kuza kugira inama abana bashaka kubyiga cyangwa se kuba babijyamo bumve nyine nabo uko babigeze nkuko babigenjeje kugeza isa bakaba bakuza ari abantu benshi kaba ufite abakiriya numvishe ujye uvugana n'aba diaspora warakize sha. Ari mu nzira y'iterambere sinake. Bishoboye kuba ndigaburira. Nta n'umuntu usaba. Urazikemurira. Ndazikemurira ntabwo mbye gusaba ubundi bufasha ku ruhande. Oreda. None sindakira nabona kwishyira mu bakire. Oreda ngaho ibintu. Uyu uri umukire kubera ko uzibukire bwa mbere se? Ari umujene wo mu Rundi bita Kiribu sinzi niba umuzi. Uramuzi? Aha nihe ntabwo iyo ndirimbo waba utayizi. Yaravuze yaragize ati ari yari kuganira na Irene aramubwira ati ese ko mbona wakize ahita amubwira ati ndafise amagara ariko amafaranga nayo. Ubwo nawe ufise amagara ariko sente nazo. Ariko ngaho ni fresh cyane kuba bayeho nta muntu usaba nta n'ikintu nyine nta kintu ukenera ngo kibure. Ibyo ngibyo bibahagije ko n'ubundi iyi Imana iduhaye bimwe nyine biduhaye task yo gushaka n'ibindi.
nicyo kintu cyadanje ubwo ngubwo ngenda nagira ngo rero ikintu ushaka ko tuganiraho hajya ukorera Murira habiri nkorera Kicukiro munsi y'umurenge wa Nibonye mu Kibero na Kabeza. birumvikana ubwo ngubwo wa muntu ufite ikibazo ushaka gukoresha massage ruca abana ubwo arabyumva no utaza kuzishyira muri description araza kuza kukwandikira abe yakwihera akazi nyine nanjye uzangurira ibyeri nk'abandi bose ruca abana ariko ni ugukora gikomisiyoneri nk'umuguhereza uhita ushyiraho make kuri fone none se ndagira ngo dusobanure rero amamasaje mubikora mute bigenda bite n'ubwo bwoko bw'amamasaje mukora ndagira ngo tubwire neza tubone no kwinjira mu buzima busanzwe ariko twabanje kunyura kuri ibyo bintu bya massage Nukuvuga ngo nkora ubwoko bugera muri 6 bwa massage. Yego. Ndagenda nsobanura buri bwoko n'akamaro kabwo. Ibiciro byo ntabwo ndi bubifitire kuri kamera ko abantu Ibiciro. bitandukanye. Ashobora kuza arwaye imitsi mbona karembye akangabanyisha wenda akakatuza bitewe n'ubushobozi bwe no kurwara afite. ni uguciririkanywa muri make Hari ibiciro biri precise mbwira abakiriya. Yego. Ariko bitavuze ko nubwo umuntu aba afite ibiciro n'umutima wa kimuntu ugomba kuzamo. birumvikana Bitewe n'ikibazo afite ukamushyiramo imiyaga. Ubwoko bwa mbere rero bwitwa relax massage cyangwa relaxation massage. relaxation Massage, relaxation. relaxation nyine ntabwo bako rero nawe ubwo ngubwo mba nkugaye ntabwo uzi igifaransa Ndakizi zigiki. agafaransa ariko n'uruca abana Un peu de français. Relaxation massage. Ni massage y'imbaraga nkeya ziringaniye y'umubiri wose. Yego. Ikintu ifasha umubiri kuruhuka neza, amaraso akabasha gutembera neza mu mubiri. Ndabyumva kabisa. Kabiri yitwa deep tissue massage. Deep tissue? Yego. Deep tissue ni massage y'imbaraga nyinshi y'umubiri wose. Nayo ni nziza ikundwa n'abantu baba sportif bakomeye. Kuko umuntu nkanjye massage wamurira ntabwo ariyo wakorera Rutamba. Cyangwa se wakorera bariya bayakuze niba yakuze niba bande bakuze afite. Nanjye ntago ariyo wankorera reka. Nawe. Nubwo mfite amagara make. Bakora na siporo. Uko washyiramo imbaraga umasa umukobwa siporo. Hari n'abakobwa baba bakomeye bakora siporo. Birumvikana. Nza kumusobanura rero kugira ngo ahitemo bitewe n'ubusobanuro wamuhaye n'umubiri uko yiyizi. Yego. Aha. Deep tissue tuyivuyeho tukajya kuyitwa reflexology massage. Reflexology? My God. Reflexology massage ni massage y'ibirenge gusa n'amaguru uciriza mu mavi kumanura n'ibirenge. Ni ukuvuga ngo iyo massage irimo ubuvuzi bukomeye. Ushobora kuza urwaye umutwe tukakuvura tukumashyira mu birenge tutiriwe tumasa umutwe. Yego. Ushobora kuza urwaye umugongo tukakumasa mu birenge tutiriwe tumasa ku mugongo ugakira. Ariko umugongo w'imvune umuntu wahanutse hejuru agakonyoka amagufa massage nta cyamufasha. Ko kantu ko gukonyoka. Uri umuntu afura kenshi yunamye y'imirimo ivunanye guhagarara umwanya munini kwicara umwanya munini mu modoka utwaye cyangwa se muri biro ibintu nk'ibyo atazagira umuntu uza yarakonyotse igufa ryarabitanye ngo massage zamuvura. Ikindi tugakora massage yitwa physiology massage. Physiology? Ndabyumva physiology. Y'imbaraga nke ziringaniye y'umubiri wose ariko tukabukoreshamo n'udusiporo two kugorora umubiri. Yego. Noneho rero iyo massage ni nziza cyane ku bantu banini hari ukuntu abantu babyibushye bakabona umwanya wo kujya muri siporo. Icyo gihe rero iyo aje muri massage twamukorera physiology tumukorera ibirimo relax ivanzemo n'utwo dusiporo. Tumukoresha amasiporo agatranspira nyine twamukoresha za abdominal n'utundi dusiporo twabugenewe. Siporo zisanzwe nk'izi dukora. Akanywa n'amazi menshi tukamutegeka n'amarejime agomba gufata niba ashaka kugabanya ibiro. Yego. Ikindi dukora massage yitwa lingam massage. Massage dukorera abagabo cyangwa abasore bafite ibibazo byo mu buriri. Harimo kurangiza vuba, kuba yabishaka mu bitekerezo ariko sex ntibashe guhaguruka cyangwa se yahaguruka nifata umurego ntibihagaze ntiguye raho hagati. Irahira araramye nk'imifuka y'ishati. Meze nk'umupira w'amazi. Umupira wuhisa. Umeze gutya nyine ntuhagaze ntukomeye ntiworoshye uri hagati na hagati. Nicyo nazi. Cyangwa se yaba ari kubikora ikaba yacika intege akumvira aguye atarangije. Ariko nta defa yabonye ko bari kubikorana nawe nta n'ikindi kintu atekereje mu mutwe yakumva gusa birizanye. Yego. Iki rero kiba ari ikibazo gikomeye. Hari abantu baba barabitewe nuko bikinishije igihe kirekire
biterwa n'uko yarwaye amibe ikaba yakwangiza udutsi tw'imiyoborantanga yego ikagenda gutyo cyangwa se akabiterwa n'umunaniro ukabije akora amasaha menshi akaruhuka amasaha make cyangwa se akabiterwa na situation ni imibereho nyine ya buri munsi ashobora kujya muri Amerika cyangwa mu kindi gihugu kure y'umugore we cyangwa kure ya girlfriend we bikaba ngombwa ko amara igihe kirekire adakora sex noneho rero uko abishaka ntabikore umubiri we ugenda ucika intege gake gake akazagenda ahura na bya bibazo nabasobanuriye ko bishatse ntabikore birangira agiye araburiza rero niyo mpamvu avurwa niyo massage ya lingam ko uburyo tuyikoramo tumukorera muri reflexology y'ibirenge n'amaguru tukakumasa ku matako y'imbere n'inyuma tukakumasa ku mugongo igice cyo hasi tukabona kumasa kuri sex ariko uburyo tumasa kuri sex ntabwo ari uburyo bwo kumukinisha ngo arangize kiranya amasa ngo arangize ntabwo ndi kubisobanukirwa neza iyo mubashije akarangiza uba uri kumukinisha kandi kwikinisha byangiza udutsi tw'imiyoborantanga ndetse n'uriya mutsi munini uzamura amaraso muri sex kugira ngo ibashe guhagarara ifate umurego nawe ugacika intege ugasanga ntukibasha kuwuzamura amaraso bikaba byatera ibyo bibazo rero uburyo mu masamo ni uburyo bwo gukangura utwo dutsi ari nayo mpamvu ugomba kumukorera umusizeho amavuta makeya kandi ukabikora mu buryo bwabugenewe atari ugupfa kugenda gusa ngo urundere ibivuta mu gihe ibintu by'ubwenge nibyo bisaba kwiga birumvikana nasorezaho ni iyitwa body to body massage numvise nzova bikubaza ndaza kukubaza kabisa ndibwaza kuza kubabariza wigira ikibazo nayo ifasha abantu batakigira ubushake habe na buke undi bishaka mu mutwe kumva no mu mubiri arabishaka ariko sex ye wapi kagatereme ni rutumva iki kugira ngo rero uyishiture ubanza kuganira n'umukiriya ukamenya impamvu ni ukuvuga ngo umuntu wikinishije n'umuntu wabitewe na situation ntabwo bavura mu buryo bumwe yego situation nk'urugero niba umuntu amaze imyaka 5 atareba ibere ry'umukobwa atazi ikibuno cy'umukobwa nyine atazi uko umukobwa asa yiyambuye urumva ubu kuvura biratandukanye hari ukuvuza ibiganiro hari ukuvuza imiti hari no kuvuza ibikorwa nyine amaso niko nabyita kuvuza ibiganiro kuko umuntu arwara trauma yahahamutse niyo mpamvu baba abakansarazi abakansara ikintu bakora muricara mukaganira kumubwira ibibazo byawe byose akagukansaringa nyine yakugira inama akubwira ati ibi ntugatekereze kwiyahura ugatekereza akakuvura mu buryo bw'ibiganiro ndabyumva kabisa uwo ni umuti aba aguhaye ariko ataguhaye imiti yo kunywa yego nawe akakuvura ubwa kabiri agenda akaba no kuvuza amaso yego kuvuza amaso rero ni kwa kundi niba amaze imyaka 5 nta mukobwa abona kwa kundi ko body to body umukorera wambaye ubusa nawe yambaye ubusa mu maso afashije amabere n'ikibuno ubusa buri kureba ubwonko bugakanguka ubusa buri amaye nka rwese amigo twataranye amabere n'ikibuno ariko ibirimo massage ebyiri ya relax biba bikubiye hamwe ntabwo ndi kubyumva neza mu masa wambaye ubusa buri mu buhe buryo se abazima nsobanura massage nkavuga nabigenewe abitagenewe akaba ariho bashyiraho komenti niba wavuze ngo body igenewe umuntu utakigira ubushake habe na buke ugira ubushake muzima akaba ari kuvuga ati ngo none se ngo wanywaza y'ibere ngo rutumva inturo ngo gacaca ntikarenga inzira bikaza kurangira ngo hariya ni igiti kizimirira mu kabiri yego ngo cyangwa se ngo ntimubuze urwuya urumva igihe rero uwo ni umuntu muzima yimagina kuri muzima nyine afite umubiri muzima ariko wa wundi ufite umubiri wasinziriye wa wundi ufite ikibazo ntabwo yayitekereza aho bavuga ati ubu koko byashoboka ko n'imyaka maze byakira koko byakira kumva koko ngize ubushake aba yumva icyo kintu cyaba ari nk'igitangaza mu buzima bwe icyo kibazo n'ubundi n'uruca abana bagomba kukibaza nk'umuntu ariko rero nyine imesaje igihabwa abayigenewe abatayigenewe no kumva none se njye ndi kwibaza uburyo kiri kumva nk'ubwo ngubwo iyo umumashe gutyo nyine
tambaye mwese mwambaye ubusa kamumasisha amabere n'ikibuno nk'uko babimbwiye niyo bibaye ngombwa yuko akira nyine mukiri kumwe bigenda bite? iyo akize rero nta kindi nakundi bigenda aragushimira akavuga ati niba yifite akagenda nangize ngo uramubonjya mukareba nyine neza ugasubira mu murongo. Njye nagize ngo ahubwo muhita mubikora ngo arebe neza niba ahubwo naje gusanga none yego ni impande ebyiri naje gusanga abantu bashyiraho komenti ari abantu badafite ikibazo na kimwe ni abambere abakabiri nza gusanga abantu babijujura cyane ngo yewe bakoze babiri ngo biriya bintu ni iby'u Rwanda ahubwo ari bo bafite ibyo bibazo ugasanga umuntu ntihaguruka yararaburije wa mbere mu kuvuga ngo ubuse ngo wamuze yirende tubisoze kandi ntabyo ashoboye ahubwo naze mu none se uri mukojeje ntabwo mwabisoza koko nese kubisoza hari ibiri mu busobanuro natanze nyine bibaye ngombwa ntabwo byaba ngombwa ko mu mategeko yanjye y'akazi kanjye ariko bishoboka bite ko umuntu mwahuza nyine ikintu cyo kibazo ndi kwibaza nanjye nshaka kukubaza umuntu murahuye sibyo nanjye ndi muri abo bantu bibaza ibyo bibazo nyine bazima ubwo nanjye ntabwo ndwaye aya na mukanya hari aho ndajya ni kuvuga ngo ari kumva reba umuntu muhuriye mu cyumba kimwe sibyo mwese mwambaye ubusa uramumashije ntabwo ndabyumva nyine ibintu ndi gusobanura ndi kubyumva nta bushake afite uramumashije muhereye hasi from scratch arakize ariko kureba hariya noneho muri icyo gihe wenda tuvuge nk'umugore wari i Rusizi we ari hano i Kigali muri icyo gihe nta kintu wowe umufasha ubwawe wowe muri kumwe wambaye ubusa ashobora kubitsa bankabya nese byanze mfata ku ngufu rwese amigo twata yaza kumfata ku ngufu mu rwego umuntu ndamuvuye aho yakabaye anshimye nano byo bibaho ega bagabo n'abana bicaraga ibyo biro bigira ubwo se bibaye ngombwa ubwo se bafite umuhara yewe ngombe mbibone aho yazi ko bitarimo musobanura imbere nacaza kuvuga ubundi umuntu ushaka ibyo ngibyo wenda by force ni umuntu usanze iwe usanze muri hoteli usanze kuri apartment ariko njye nkorera ku kazi kawe wansanze wanjye ku kazi none se ikibazo mfite kiragira kiti none we uramutse ubikoze wowe ubwawe ukabishaka ntabwo nabishaka kubera ko niba ari akazi ni akazi umuntu ko ari umuntu ra umubiri ugiye ngo umubiri oyo byose ni mu mutwe ni ukuri none se reka nguhe nk'urugero uramutse yego mu buzima busanzwe kuki hari umukobwa ntabwo ari we mvuze ariko ndagutangaho urugero mbwira ntari ibindi kubyumva umukobwa ushobora kuryamana nawe ugasanga arumye undi baryamana agasanga ntiyumye ku ruhande rwanjye umukobwa yishyizemo ngo ngombe nkora iki kintu nabi sindi bumushimishe tayari yabishyize mu mutwe yewe wasanga ari n'isugi ariko ubundi yirekuyeho nyine kuko yabaye free kuko ku buryo ushobora kugenda uvuga ati yewe sha nagende sinzanamukumbura nzabaho undi wamusari yavuga ati niwe wanjye kubera iki yishyize mu mutwe muri kumwe ko reka reka uyu nguyu nawe mwese ntabwo nakwirekura kuri uyu sibyo ibyo rero niko biba bimeze niba wishyize mu mutwe ngo ni akazi ni akazi ese nk'ubwo ngubwo uramutse kumva umukoreye massage sibyo noneho ari muri ba bantu wajya gura akavuga ati aramungu kabisa ni vrai ukumva mwabikora naribi ego nyine ho iya kwa kundi muganira n'umuntu ugasanga uziranye n'abakobwa biba baharigo ariko abahungu kuki mudushinja ibyo bintu sha nitwe ariko rwose abakobwa ki ko bajya bampa nyakazi umukobwa bikamubaye mwarabikoze iyo umuntu mwabikoze ashobora kumwisanzuraho next time akaba ari nawe bimwibwira ahubwo se umuntu ntimurabikora ugasanga wenda ni urugero dusanzwe tukaganira nyine tukabiganiraho tukavuga ati ariko buriya tukanyuzamo nyine urabyumva noneho icyo gihe ugasanga ntigikoreye massage ndarwaye noneho ndakize muri icyo gihe turi kumwe
naseka ubu icyo gihe umuntu wamumenyeranye amutera n'amablage bakavuga ati ndakuvuye rero noneho kugiye kugira iby'abana oya rero ntabwo ati wamuhera batuvuga ati waretse tugatangirana nahise n'igihe baza gutangiriraho kandi ubundi njyewe kubera nimba wenda nuko narwaye ahari wasanga ariyo mpamvu njya mbyibaza gute se ahari najone uzi ko nta makuru wari ufise ibyo bintu ntabwo bishoboka nta makuru wari ufise reka mbanze nkubwire njyewe ibyo bintu ukuntu mba mbyumva wenda ushobora gusanga ari uko njyewe nta kibazo mfite wasanga umuntu uba ufite ikibazo ajya ndavuga ati mana y'isi n'ijuru uriya mugore wanjye yashize imyaka 100 ndabigenzane nzabikorane iyo akize ko byo birumvikana abenshi bya bintu bikorerwa n'abakire ugasanga yasabyuka batura imodoka yirukanka ariko ntabwo mba numva neza ukuntu ubundi umuntu ntabwo akira ako kanya rimwe ni ukuvuga ngo akira uburyo akiramo ni uburyo buri nomo kuko n'uburyo umuvuza umuntu ari imiti ivumuhangamo yego iyo abantu banywa ibinini arakinywa ako kanya agahita ashiduka noneho agashiduka ku buryo atari bubasha kubona control ntabwo ariko massage ubuvuzi bwa massage bumeze massage uramukorera akagenda ashobora no kugenda itakangukira ako kanya ariko kwa kundi mu gitondo wenda ntiyajyaga yumva ari kugenda bite akanagenda bitekerezaho mu gitondo niba nta bushake yajyaga agira na buke ajya kumva wenda sex yarahagaze ariko ntifate umurego ariko akumva bije gake uko ugenda umukorera agenda abona ko hari ikiyongera yanajya wenda kubikorana na madamu we cyangwa n'uwo bakundana akagenda abona ko hari ku kigenda gihinduka bitewe n'iminsi wamuhaye iyo minsi ijya kurangira yarakize none se nk'ubwo ngubwo ikibazo mfite nikiragira gito ubu ngubu imyaka 6 maze ubikora sangwe ka 6 wajya imyaka 6 maze ubikora na rimwe wari wakorera umuntu massage wumva ubwawe urabishatse rahire imbere y'Imana cy'umusaraba uburenga uretse n'umuntu nkorera massage n'abahundana nawe nishyizemo ko icyo kintu tugikora niyo wankora niyo wandyama hejuru niyo wakora iki nta kintu nakumva ariko ibyago biraguye areka ye abakobwa ko tubazi abakobwa wishyizemo iki nakubwira umukobwa wishyizemo ikintu mu mutwe biba byapfuye nahise nta na rimwe reka tubifate kera ugitangira gukundana kera ntabwo ndakundana abantu bagitangira gukundana ntabwo ari nk'abantu bakoze reka tubivuge nk'abantu bari macu yego iyo ukundana n'umuntu mugitangira gukundana wamukunda ibintu bya kissing gusomana reka bari gusomana ukamusoma ukamuhobera ukumva nizo feeling ukumva ni ariko wamanura akaboko wajya kugeza hepfo kuri rutubi uba wagira ngo bagiye kuhatera icyuma umenya ukuntu akandana se kuriya rero ahita ava muri neza yego kuriya nyine umuhungu biramugora iyo ufashe akaboko kakanaga yari yamaze kugera muri mudu we bifata akanya kugira ngo abyikuremo wenda akaba yanarakara yego ariko umukobwa abivamo rimwe director guhindukanya agatafa oya ngo tubireke kanatanga rimwe ukuriya rero abivamo niko abakobwa bateye nangiye kuvuga ibintu byagishizemo ntibikurimo niba byishoboka ariko abakobwa mwararakaye muzi kwikontrola umukobwa murakisinga rero akagera no kuri rutumbi ukamureka yashaka ko kwihora ugataha nabi winunga intoki ntabwo biramba hatagira n'unyumva nabi ako zita ibintu nzabikora umunsi n'ibimbaho nzabikora twese ko dushaje shaho ibihe turimo se abantu rero batangiye kujya muri izo ngeso zo kugira ibintu byose batekereza ngo tubikore iyo bitangiye byo wamuganira na muraka atavuga ati atekereza gusa ntabwo bagitekereza za feelings za mbere atekereza mu maherezo y'inzira bitarinjira mu nzu warize urangiza amashuri ni cyo kintu cyakubayeho gitangaje kiri umunyeshuri wiga muri segonderi ni cyo gikosa wakoze wumva nyine nawe gitangaje bagufatiyemo njye niga urumva naritondaga ariko ntabwo witondaga sha ariko nitonda urabeshya ntabwo witondaga njye buriya nize mu buzima busanzwe ariko njye nditonda yego nyine ariko noneho hari ukuntu nakora njyewe ubundi njye sinjya mbeshya mu buzima bwanjye kandi ikintu niyiziho mfunga umutwe nyine ubwo niba navuze ngo narushye sindi bukore tide ndaryama irengera ko niba banyirukana niyo haza directeur nambwiye ati
niba narushye nkaba nshaka kuryama mukaba mudashaka ko nduhuka kugira ngo mu ishuri munyirukane njye pfunga umunsi njye kuryama mu rugo ari ututeganya najyaga nkabona kandi dufite animatrice twari ikigo cyiza cyari cy'abadive ukarota isabato wize mu kihe kigo ndaza kukubwira inyuma ya kamera ukarota isabato bakwirukanaga baguha nyine nk'icyumweru icyo kigo kiri mu kahe karere ngo ngenekereze mu mujyi wa Kigali noneho ni ikigo kigagaho abarundi benshi noneho rero njyewe hari ukuntu nyine numvaga naniwe nkikarotera nkagenda hari ukuntu hari ahantu nyine kuri ku kageti ko ku madoratwari hari harimo akantu k'akobo kameze nka ruhurura abanyeshuri benshi bagacagamo mu bitsinda nyine bagahita baguma mo imbere mu gipangu dore zo zabaga zifunguye ukagenda uhita winjira wiryanye yego akantu kigeze kumva wumva ndasebye ntabwo bari bazi ngo nditonda yego kumva ndagenda karose nsesera muri kapomo abandi bari kugari nka saa munani numvaga naniwe cyane z'amanywa twiteguraga gukora icya leta shabwa nseseramo ngeze muri dore ngenda ndi kunyomboka ncumira na animatrice nirutse abarambuye ngo riyane kunyomboka nk'umujura rero nibuka narirukanze mpita njya mu buri nditwikira yego niyorose animatrice abaraje yari umukecuru yavugaga nyine gake gake yari yarabanje kuba umubikira nyuma bivamo ariko bivamo ashaje nyine atakibashije kubyara cyangwa gushaka nawe ntago yigeze areba nawe yari yakabaye akeneye izo mesaje ariko akeneye nuko nyine ataba umugabo we ko akeneye iringamba yari gushaka abapfuye ko ririya wakuri kwiruka nk'umujura nakubaza nunsubize bimeze bite ndabaye animatrice rwose njye ndananiwe ngo ufite ikibazo ngo ikihe kibazo ngo urarwaye se cyangwa umuntu yusanzwe animatrice njye sinakubeshya sindwaye pe ndananiwe kandi sinasubira mu ishuri ngiye kuryama numva wankoropesha wanyirukana ubwo uko nicyo ushaka mbyutse ako kantu rero niko najyaga nibuka nkibuka ukuntu ninjiraga ameze nk'umujura ndi kugenda gutya ndunguka agahita amfata nyine ngo biransekera ukiri umunyeshuri ntabwo ugize uhurira n'abayobozi muri kesi z'abahungu nyiga rero nariga nari umurokore wabimenyekeye hari warabyubitsemo inda n'abana twigana baranyanyandikira bakavuga ati ngo nizere ko gisenga nka kera ariko rwose bavuga ati ntabwo muzi ko mbona no ku cyumweru ndakora sinyibona umwanya wo gusenga ariko gusa nubwo nshobora gusenga mu gitondo mbese cyangwa se ngiye kuryama iyo mbonye akanya niyo ngiye nyine sometimes ntagira umuntu atakabaye asenga yego ariko ngo kuvuga ngo abahungu ngo kuvuga ngo bamfashe nasimbutse oya kereka gukarota nyine gutyo njya kwiryamira cyangwa siba isabato niwe wahuriraga n'ibibazo by'abayobozi ntabwo ugize bagufata wanyweye inzoga ukiga iyo mbimenya ahubwo nkazinywa nkiga bacunga ndushyisha iyo njya kukanywa nkiga byarambabaje umaze kumenya ukuntu inzoga zigira vibe ubwo ntiturarangiza ikiganiro uhita ugenda ukambakamba utarasohoka mu kiganiro utawinjira mu modoka rahira njyewe ninywera uturikeri cyangwa nkinywera kayizo datuma nkwigiye bakanywa urufuro nkajya mbona bayagaye nka bose ni urufuro bari kunywa gusa cyangwa harimo n'ibindi datuma nkwiha igihano nka kujandika bari kuzajya bari kukwirukana ikibazo mu badive bafunga umutwe baze ko iyo bakwirukanaga bakujyanaga kuri asimbo utanabizi bakavuga ati twakubonye aya makosa bakakwirukana bakakujyana inyuma y'igiti bakavuga ati uwo murarana aragusangisha bari inyuma ya geti bajene ko bari abarakare niyo mpamvu natwe twirindaga amakosa ariko iyo twishyuraga kabisa abanza twaranayarenzaga muri depanse nayo imigati ya buri gitondo ngaho kurya ibigo bya dive ariko niko bimera ibigo bya dive niko bimera nanjye niho nize mu badive bateguraga agatoki ibirayi mu madishesi umuceri ibishyimbo imboga zikaranze wajyaga kwa ibyo bintu biba hakeya no mu mapurive biba hakeya cyane niyo waba wishyura agaceri gake ngo ngabanyaho ngo shyiraho agatoki ngo nta gitoki nshaka umunyeshuri w'ubu barira mu idishi papa hari ikindi kintu njya nibaza nkiga baryaga imigati ubu ngubu umugati umwe mu mara numva ngeza ariko icyo gihe wabaga uri kurwanira nk'imigati icyo gihe wabaga uri kurwanira imigati 9
ngo ujye ngo ujye ukuntu wabigenzaga ego wajyaga urumva abanyeshuri baba ari benshi twagendaga kuri disipurine ukagenda ku murongo wagera imbere y'umukwipi nyine imigati yabaga iri aho ngaho akaguhereza imigati ibiri yawe ukayifata ukayijyana kuri tebo yawe ugasubira ku murongo iyo ndara ayijya wamugeraga imbere ngo hano ntabwo wafashe hato ukavuga ati wigize n'akana keza ariko ibyo byabaga ku bakobwa gusa inzara twagiraga muri interina n'ibiryo twarya twabaga mbere no gusubira kwiyongeza ibiryo naryaga ko nta kibirya byagenze ikibazo se uri kucyumva nanjye kwiga birakijyaho kwiga ni sikamu umugani wa Jeskiza njye numva avuga ngo ni sikamu nanjye yego ngo bakiri batoya bakunda abakobwa bakuze abakobwa bakuze buriya ariko ababibi bakiri batoya ntabwo baba bafite ubwenge ariko banyihanganya baranyumva ntabwo mvuze nyine nta bwenge baba bafite ariko nyine baba bafite ariko ntibabukoresha neza urugero usanga se nabyita gutera sinzi ukuntu nabisobanura nubwo natari muri abo bantu ariko usanga uko biri kose umukobwa ukiri mutoya aba afite ukuntu nyine atarimo seriye ukuntu azanamo ubuyinseriye bwinshi bwana mani aba afite ubupeti bagasanga aramubwiye ati wenda ni urugero umujene aramubwiye ati wansuye n'iki bimwe nyine by'abahungu n'abakobwa arabizi bakundana gasanga bikubise nk'icyumweru amubwiye ati nzazejo ariko iyo ubwiye umuntu mukuru aba afite ababizi nyine abazi icyo ari gushaka iyo umukobwa mukuru mukundana bavuga ati uyu muntu nanamwitesheje nanariheraho akamubwira none icya kabiri abahungu njye ntabwo nabeshya sinaniyemera abahungu bakunda buriya ariko numvishe mubyita iki ngo ni umuwati ariko rwose ni umuswagenge bamwitemeye Christian babishyize hanze yego abajene bikunda kuryamana n'abakobwa cyane wabivuze ariko wabisobanuye ase kunshyiramo mu babikunda ndaza nkorere massage ngesi abagabo ese reka ngwaze ikibazo nanjye ko cy'abakobwa mu bikunda ahubwo iyo mbaza ko cy'abakobwa dukunda kuryamana n'abahungu areka rwose abagabo ni musanga ngiye nkwereke mise dikoro z'abakobwa muri fone umukobwa yarihebye nakwiheba mani nta nubwo rwango ni ukwiheba ese ubikora utabishaka iyo ubikoze hari n'abakobwa b'ibigoryi cyangwa tuvuge yuko utarabikora akabikora njye buriya nkora ikintu yego nshobora gukora ikintu kigushimishije ariko nanjye nzi neza ko kigushimishije iyo nzi ko icyo kintu njye nta byishimo gifitemo reka none se tuvuge yuko wari umukobwa ngo kugira ngo mushimishe ngo atandakarira agakora ikintu mu mutima kitamurimo ari hahandi abigira ate reka tuvuge igihe wowe ubikoze tu igihe ugiye kubikora igihe ubikoze ntabwo urabikora umura igisubizo cy'ukuri nacyumvishe icecekere narebe suri usigere ko surana warana imisozi umuntu aba yarazamutse yiga ariko rwose urabana bataha biruka watwaye igare wigeze gutwara igare ryo muri gym ego gare we nabyumvishe se buriya ubwira umva navunika nicyo kintu cya danje nicyo cya nyacyo buriya iyo utari isugi kandi utaranabikoze kuba isugi ese ubundi ibyo bintu ni ibisirimu ibyo bintu wowe wabyitoza rega hakiri kare wakora mwakora nta kibazo uzagira ariko rwose ariko uwarihuse yarapfuye nzovu yaravuze ngo yarihuse yarapfuye ni mushuti wawe muraziranye icyiza cya siporo
kibazo nta burwayi nakabyivuganye ubwo se mbwira ukuntu wabwira umugabo wawe ubaza ukwezi kwa bucyo ugakomara uri mu marira mbwira nyine ugiye uri kumwe n'umugabo wawe mbwira ukuntu wamubwira ngo byasohowe na siporo ariko wowe bimbajije ute ubimbajije ute nanjye nakubaza uwagusiramuye wasubije nyine aye nakubwiye ngo ubwira uwumva navunika wamubwiye ngo ubwira uwumva navunika nanjye nakubwiye ngo ubwira uwumva navunika uvuga ngo ubundi mbere yo kuza umbaza ngo ndi ukuvuga nanjye uvuga ko imanzi umuhungu w'imanzi n'umukobwa w'isugi ubwenge bwabo buba bukiri hasi cyane yewe ntabwo baba bacangamutse ko umuntu wabikoze ushatse kuba ko nta bwenge ngira se niba uriyo ntabwo waba ufite ubungana reka ngire ibazanga mu muhanda ubwo niba uri imanzi twaganiriye kandi ko turi kuganira ubu turi mu kazi okay ninkabe nanjye reka mbe nkawe uti ninkabeye nyine nakubwira umuntu w'isugi yego experience yagira mu guhita yubaka urugo cyangwa kubimenyera bitandukanye n'umwana wabikoze ubwo ngubwo noneho nk'umuntu wakuyemo inda aba afite ubwenge bukubye noneho wakuyemo inda wo noneho yego nakamwise ijambo ariko iryo jambo biriya ryanga nta bwenge biba nta bwenge nangize ngo ubwo ni ariko nzaza ikigo ry'Imana yaravuye yanga abantu bitari ibigoryi ariko reka mbaze yego ishuri twiga uburyo batera inda twiga uburyo bwo kwirinda twiga uburyo bwose abatarize biology babyigira primaire ntabwo babyiga mu wa gatanu no mu wa kane no mu wa gatandatu aciye imyaka myinshi nihe batayiga no muri secondaire barabyiga ubwo nabaga nasibye yego muntu wize reproduction wigishije ukuntu inda bayitera yego bakwigishije ukuntu yirinda sibyo uragiye urasanya akaguru kamwe kanaze muri metero 3 kandi gashyize muri metero 5 sibyo bayishyizemo igezemo nta bwirinzi wakoresheje mu bwirinzi bakwigishije harimo condom harimo kwifata harimo kunywa ikinini no kwiteza urushinge nta na bumwe wakoresheje uragiye uragaramye urategereje ngo umwe nzareba nyuma y'ibyumweru 2 usanga irimo none uzasanga yaragiye akaguru kamwe ari akandi hariya dore nuko bameze imana mfashe ngo nyuma y'ibyumweru 2 sinzasanga irimo none zizaba yaragiye he ko zagiye ahubwo mwiga uburyo bwo kwirinda ngiye umuntu ukuramo inda yego njye bambwiye njye mba n'igihano najya mbarambika nkabakoresha ikosi kubita wabamara bakubita inkoni 100 ku munsi ibyumweru 2 wabica wabamara muri makeya nakuvuga ngo aho no kwirinda biruta kwivuza aho kugira ngo ujye kwica uwo mwana urwane no kujya no mu bitaro nawe ubwawe wiyangirije umubiri ugize icyaha cyo kwica ugize icyo kwiyangiza ushobora wirinde ubwemo ni kondomo ni agashinge cyangwa se n'ifate cyangwa n'ibintu n'ibyo murakoze ubwo ngubwo tugana no ku musozo ubwo ngubwo wagira inama abakobwa mutwite muri guteganya gukuramo inda n'abakobwa banabwenge kwica umuntu ni ikintu kibi cyane amaraso ni ikintu kibi uzajya ikuzimu usanga iyo amaraso ari urwo ruhinja uzasanga ruri gukurikirana nyine ruhora rukurega ku mana mama yaranyishe nari kuzabona ibaza icyo kintu n'uwayikuyemo uteganya kuzakuramo indi yego wihane pe ibyo bintu ntabwo ari byiza ahubwo irinde kuyitwika aho kugira ngo wice uwo mwana nushaka kubikora inshuro 1000 ariko ubyirinda ubikora inshuro 1000 izo ushaka pe ariko wirinda kwica umuntu ahubwo irinde mbere yo kwivuza urajya kwica umuntu wakwirinze gutwita koko niba ubonye waritwise yenda ibyari namwe bamukuriramo abana mada imana abo bana izo mpinja zizabarira mu matwi muri kujya mu kuzimu muri gusama banza ari kuzi no kubwiriza ahari iyo umuntu bagiye gupfa abona ibyo agiyemo azampinja zose ziri kuvuga ati dore ngiki cyagiye dore cyagizwe ngo cyagishe sha banyihangana ariko tugomba naragizeho akantu katari soyi mwihane mwa bakobwa mwe niba ari no mu nzira ujya gukuramo inda ukibona iyi video ihagarikira aho ngaho uwo mwana wenda ari kuzagukura ku murimo mubi warashaje nta mugabo ukikurira
Reka mushimire cyane kuba watwitabye cyangwa se kuba waje kubana natwe muri iki kiganiro kugira ngo tubashe kuba twageza ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye ku batuye u Rwanda ndetse no ku isi muri rusange kandi kamwifuriza komeza kugira ibihe byiza mugire urugendo rwiza mu nzira muri bwanyuremo mugire umunsi mwiza ewana n'ubutaha tuzabatumira yego ku murongo wa telefone ubwo warabyumva nyine abantu bagukeneye baraza kuza kukwiyongoza kuri telefone nimero zawe turi bwaze kuza kuzibereka muri description turaza kuzishyira hasi kandi mukane subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi mu biganiro byiza nk'ibi ngibi tuzatubazana n'abandi batumirwa bagiye batandukanye nzajya mbatungura banga to banga buri munsi ku munsi na episode nshyashya nzajya mbatamo n'ubundi nk'uko bisanzwe kandi mukomeze kugira ibihe byiza riri yego murakoze cyane namwe